nitwa Nshimiyimana Alexandre kiza inama abashinzwe ubuhinzi bw'urutoki baduha gutera imibyare myiza, ikindi gufumbira urwayi nibyo ndabubona ndanabwumva no mu baturanyi hamwe na hamwe, ariko nirinda guhinduranya ibikoresho. Niba ari ibikoresho bikora mu rutoki rwanjye mba nzi ko ari ibyo ngibyo ntagomba gutiririkanya n'abaturage, nkaba nzi ko niba ari mu rutoki ibikorwa, niba ari imihoro, niba ari amasuka se yo kwicira, nuko nguko. Ikindi kandi nanone nkirinda abantu hirya no hino bapfa kwinjiramo uko babonye, kuko ntabwo mba nizeye ahavuye mu gihe cy'imvura nk'iki ngiki. Niba imvura yenda igihe yatangiye kugwa, hari virusi yenda yabaye havuye cyane cyane nko kuri kirabiranya n'iteye ubwoba mu butaka, yenda aho niba haraguye yansina amakakama yayo akaba yazana iruhande rwa yansina yanjye, gutyo bituma rero mbwira abantu ko nanone atari ngombwa mu gihe umuntu atakora muri izo nsina, atari na ngombwa no gupfa kuzinjiramo ngo abe yaza kuhaca ishara n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Impamvu urutoki rwanjye nta kirabiranya rufite, rugirira isuku kandi nkarusura kenshi. Buri gitondo nkaba ndureba ndukurikirana ndeba ko hari impinduka zabayemo. Ubwo ni ukuvuga ngo hagize icyo mbonamo nagikuriramo ku gihe vuba vuba ntakerewe, ariko urutoki rwanjye nta kirabiranya ivamo. Nta nzuki zigendamo nshimikanana nyicira ku gihe. Urumva hari akantu kagendamo k'ubwumva. Kenshi kurwanya indwara wirinda gukoresha ibikoresho utiye ahandi. Niba ari igikoresho umupanga ukoresha wo mu rutoki, noneho ukagira ibintu ukoresha bimwe bihora mu rutoki nta handi bijyanye, kandi ukamenya nuko niba ugiye kwicira tugura umuti wa ji ugomba kogesha kugira ngo indwara itakwirakwira. Yenda nahera ku ndwara tugira z'urutoki zikunze kutuzahaza hano iwacu mu Rwanda. Hari iyo twita ngo kabore nk'uko wari ubivuze, hakaba kirabiranya, hari iyo twita ngo ni budosigare cyangwa se igikongoro, hakaba na virusi mu minsi yashize yakunze kuba ahantu za Bugarama, ariko ubu ngubu kubera uburyo bwo kugenda abahinzi bahahana imbuto imaze kugera ahantu henshi, abahinzi tubigisha mbere na mbere kuzirinda, ariko nanone aho yageze tukabigisha uburyo bwo kwirwanya. Dukoresha amahugurwa y'abantu bareberera abahinzi buri munsi, duhereye ku bajyanama b'ubuhinzi mu midugudu, ku basedo mu tugari, agoronome w'umurenge n'abagoronome b'uturere. By'umwihariko kuri kirabiranya ho dufite na application. Iyi application umuntu arayidawunilodinga kuri telefone, yarangiza akayishyira muri telefone ye. Irimo rero ibintu byinshi, irimo kirabiranya, bakubwira icyo ari cyo, bakakubwira ibimenyetso byayo, bakakubwira n'uburyo wayirinda. Ariko hari n'undi murongo twashyizeho wa 845 umuntu ashobora guhamagara agakurikiza amabwiriza, cyangwa se akandika akanyenyeri 845 urwego, hanyuma nabwo akagenda akurikiza amabwiriza. Ni umurongo utishyurwa, bagenda baguha inyigisho za kirabiranya ndetse n'iz'urutoki muri rusange. Inyungu zirahari, kuko niba yenda insina nk'iyo ikigundu kimwe ushobora kukibyazaho ibiro hafi 5 cyangwa 200 ku mwaka, ukavuga uti hegitari yenda mfitemo insina 700-800, ukaza gukuba ukareba niyo wagana banki ntabwo wananirwa kuyishyura. Umwana uri ku ishuri ngo unanirwe kumwishyurira, kandi irindi terambere ushobora kugera, unanirwe kubaka inzu nziza. N'ubuhinzi nk'ubundi kandi ndetse bwunguka nk'ubundi bwose. Urutoki runguka cyane. Ngiye ntangira guhinga urutoki nari ndi nyakabyizi ku bandi bantu, nshinshuro ku bandi bantu, ushaka guhingisha aza kundeba, ushaka gutwikisha amakara aza kundeba. Icyo gihe nanjye nk'urwo rutoki
rabu yampaye imbuto ndi umuntu wo hasi bikabije, ndi no mu cyiciro cya mbere dayeri, ariko ubu ngubu kuri uno munsi nanjye urutoki rufite aho maze kungeza, ndi umuhinzi ushobora guca ibitoki by'ibihumbi 500, nkishyura nanjye abandi bantu, nkaba narya ngahaga njye n'umuryango wanjye, nsagurira isoko muri make. Ndi wa muhinzi ugeze ku rugero rwo kwigirira icyizere.